Gombo. Ngaho. None se Gombo ni ibiki? Ndi umumotari kazi. Uri umumotari kazi. Yeah. Nkora akazi. Kanje nkakunze. Yeah. Akazi kawe ugakora ute rero kuba umumotari? Like ubusambanyi. Yeah, n'ibiyobyabwenge inda zitateguwe just like that. Ku buzima bwawe uri isugi? Yego. Uri isugi. Shadi buziho ko n'umugore ufite abana biwe sibyo? Yeah, witunze nkuko tubizi sibyo? Nese kweri icyo wambaza ngo ndisugi uriteganya kunsugira se? Uri guteganya ko Yes, you already know my people. Nizere ko mumeze neza, Reka nangire nkwereza ikaze wakoze subscribe kuri Sana TV show. Niba utarayikora nyarutsa vuba cyane ihute kandaho ndetse ukande no kukazogera ubundi tugende nkwaye ikaze uri hose rero iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Nizere yuko umeze neza kandi niba utarameze neza bucyana yandi ejo byamera neza. Yes, uri kumwe n'umuhungu wanyu rero Mr Love cyangwa se tumukunde w'abanyarwanda Secret de Bafille Bombo Chocolat Kikotole. We back again njyanga imbere ya kamera za Sana TV show. Muri kwabona umukobwa n'umwari turaza kubimenya uko bimeze gusa ngira ngo muramureba tuguhaye ikaze. Thank you. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza? Yeah. Turi kuvugana nande? My name is Desandre. Yeah. The queen, the super queen. Your name is what? The super queen. The super queen. The super queen ni muntu ki? The super queen n'umukobwa. Yeah, n'umukobwa. Content creator. Uri content creator. Yep. Yeah. Yeah, super queen. Super queen ukora iki? Yeah, mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe mfite akazi ka member kwezi. Ntago nakakubwira. Kuki utakambwira uricana rumurozi? Oya ntago nicana ariko like mfite monthly job. Nyine ndakora nkorera abandi bantu. Ibintu byavuga gutavuga se? Abandi bantu bakorera iki rero? Ukora iki nyine? Nose kiragayitse. Kazi kabi no kuroga no kwica. Ndi umuserver. Uri umuwaiter. Yeah. Asa kazi keza? Kutari proud y'akazi kawe mwa? Wakagiye wagiye mu kazi kawe utagashaka? Be proud, I am a waiter. Sibigutunze? Yeah. Sibikugaburira? Yeah. Sibyo bitumye gakanye turi kukubona se uri super queen? Yeah. None se ushaka ufite behind rero ibintu ushaka kuduhisha? Nana kimwe. Yes, tubwire rero turakwakire kuri Sana TV show tuguhaye ikaze mbere na mbere. By the way, kubera icyo wese makazi ku buseriveri? Cause niko kazi kaboneka ku isoko ry'umurimo muri iyi minsi. What? Niko kazi kaboneka ku isoko ry'umurimo muri iyi minsi. Uturi tuzi twarafunze hari akazi k'ubuseriveri gusa. Ubwo ntago tubeshye. Akazi kari kuboneka hanze nta k'ubuseriveri gusa. Mbese wakatinze. Oya ntago ngatinga rusa ni ikibazo gihari. Oya. Mbese nta kibazo. Oya ntago ngatinga none ndakatinga kubera. Oya urasubiramo ntago nsubiramo ntago ngatinga.
by the way ati njyewe ndi umuwaiter sibyo? Okay, akazi kose kuvuga koroka kagutunze kandi kaburi proud y'akazi kawe nicyo kintu cya mbere sibyo se? Yego. Hanyuma ubuwaiter buragutunze? Yep. Akazi k'ubuwaiter ko wakomeje kugatindaho cyane nka hari akazi kabi. Wapi. Aho gakundisha umuntu uri kukuraka kanya umwumvisha ukuntu ari akazi keza. Bro, niko kazi karyoshye kadatera stress. Man, niko kazi nyine ndi proud of. Karyoshye gute rero? Tubwire ibanga riri mu kazi k'ubuwaiter. Kugira umuntu karyoshye gute? It's a personal life. Naribi bazanshake. It's a personal life. Yeah, bazanshake. Ibintu biri personal. Bazanshake. Murigurisha muri ako kazi? No. Kugize personal life. Mukoreramo ibiki biri personal? Mana yanjye. Kugiye gutuma abantu batinya akazi k'ubuwaiter niba biba biri personal life. Dukatinge. Man, twari twumvikanye. Dukatinge ikiganiro. Urumvikurikiyeho ari amabara. Okay, by the way, reka tugarukire muri story yawe byawe n'ubuwaiter n'akazi k'ibanga ukoreramo n'ibyawe nsibye atwagarutse. Super Queen nkuko wita byaje gute? Kuki wahisemo kwita Super Queen? Like ndarikunda tu kandi I want to be super one. Aha. Uri gukora iki rero kugira uzabe super one? As I told you, the first nakugenda content creator kandi mbona bizahangeza. Uri content creator. Wow, so reba we back again. Rero ngiye kurya mbigenza nakira abantu bafite impano zitandukanye kuri YouTube channel yacu. Hanyuma ndashaka niba uri content creator koko proving abantu hano kuri cameras, creating akantu kaba gasekeje kaba kameze gute ukabahereza. Already batavuga ati that's super girl. Let's go. Creating akantu twihuse cyane ni challenge nyine gomba kwigaragaza nk'umu content creator umuntu dukurikira gatavuga ati wow that is true cyangwa se bagahita baguta mu bisheke. Twagiye. Dukating. Hello people, hello love and haters. I'm Super Queen, I'm content creator. Nubwo mbataye. Ari ibiri kudutamo. Okay, baraza kutubwira guta dutubura. Ubu dutayemo iki? Ikintu dutayemo ni igiki? Naga challenge ko like nyine kwita mbaseriye nkahita nyine kwita mbaseriye unantunguye. Untunguye nyine nkahita mbikora kuriya. Sizi bamwe kubona uri funny. Uri ikintu cy'ikibaju gifanitse ukuntu. Twemeze. Hanyuma rero content creator. Bivuze ngo uri mu content creator. Content yawe imeze ite ni iyihe? Kandi umfana nawe urayizi. Ahubwo umfana reka. Tubazi ibyuzi nka mwari. Oya nge nabyo nzi. Nose nabanze ibintu nkabikubaza. Nge ndi umumotari kazi. Uri umumotari kazi. Nkora akazi kanjye nkakunze. Akazi kawe ugakora ute rero kuba umumotari? Akazi kanjye just ni content nago okay ni content yanjye kandi ndayikunda kandi man nyine sibu navuga gutera navuga big energy bakamfunka ariko niko nakavuze big energy. None se content yawe ifite purpose iki? Ifite nego ki ubona ari kizamarira society nyarwanda? Okay nkuko wari ubimbwe mu kanya ubona just ndi funny mukuru sibyo? Nabonye umeze nk'ufanitse funny sibyo? Okay, content yanjye nyine just abantu hanze amani bafite ama depression ya danger sibyo? Rero irabasetsa
and then bakabona nyine ni ibintu biri funny, bakabona umubebe utwara moto nabyo ubwabyo birasekeje, uburyo nkoramo nabyo ubwabyo birasekeje, and then abantu bakaziruhukiraho nyine bakishima tu, nyine ntuma abantu baba refreshed mu mitwe yabo, bari refreshing, utama depression ni menshi ubona nk'umukobwa cyangwa se uri umukobwa, ikindi ndi umukobwa, uri umukobwa ubona depression ziri guterwa n'iki, ziri kuba nyinshi nk'uko bitubwiye? ni ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, ibintu byarivanze, noneho ama social media noneho yo ni ibindi social media nizo ziri gutera abantu depression. mbona nayo zirimo tu. Gute? ari ukuntu social media zishaka kutugira abo tutari bo. Ukabyuka niba ubonye akantu kuri telefone yawe kumva ushatse kukigana, niba ubonye nk'ikiganiro cya Jihad kandi umufana, ukumva nyine wigize nkawe, urumva? Niba ubonye nk'ikiganiro cya Jackie yenda umufana, ukumva nyine ushatse kuba nkawe, urumva? Ibyo bintu birimo biratwica bya danje. Yego, uvuze kuri icyo kintu bitanibaza iki kintu. Amashusho ya video ya Sabe warayabonye? Narayabonye. Nk'umu content creator bira bintu ubibona ute? Ubibonye ute? Gira icyo bivugaho. Sinzi neza niba koko byari byo yaravuye kugira uko yigenza, sibyo? Kuko like abantu hano hanze banza nitujya no mu ijuru bazajya bafata amafone bakikamera tu, cyangwa nitujya ni kuzimu barimo barashya bagakora ama content, umuntu agucaho, sibyo? Agahita yagira amahirwe yo gufata ifoto yawe cyangwa se video yawe, uri no mu bintu bitandukanye utanatekerezaga, akaba uwa mbere wo guhimba content kuri iyo foto agufashe cyangwa iyo video, sibyo? Ikindi nanone ntago navuga ngo siwe, kuko nk'uko bigaragara ko niwe, sibyo? Ariko sinjya nivanga mu bya politike. Nk'umu content creator rero Sabe ubundi umufata uti? Mbere uko nkubaza ikibazo ngiye kukubaza. Sabe kuntu namufataga, namufataga nyine nk'umuntu ukunzwe, urumva? Nk'umu influencer ukunzwe, sibyo? Ukunzwe nyine kandi ukora nyine ibikorwa byiza. Yarasobanuye iki kuri wowe Sabe nk'umuntu? Yari umu influencer nyine ukora ibiganiro nkabikunda. None ubu ngubu bimeze bite rero aka kanya? N'ubundi niko bimeze, ariko nyine kari akantu kaba gaciyemo. Katumye umwanga? Katumye umukunda? No, nta cyahindutse. Nk'umu content creator rero iriya video ya Sabe ni pranka cyangwa ni ya nyayo? Ko bigoye inshuti yanjye, gusa uko njye nayibonye nabonye ari Sabe. Wabonye ari Sabe? Ni ya nyayo? Urabona ari iki biri buze ari iki biri buze gutera ingaruka Sabe? First of all, biramugirana umubano mubi n'umugore wiwe, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kariya yiwe yangiritse nyine, yajemo icyasha. But for me, I don't judge a book by its cover. Twese turi abantu, turakosa. Wasoma by the way ngo you don't what? You don't what? Don't do that. You? I don't do that.
What je kukimeze gutya dukomeze wararese wowe uri kuncabiranye dukomeze ukankwakwanya hanyuma rero reka twigarukire mu buzima busanzwe. yego ufite umwana? no. ufite umukunzi? yep. ufite sheri? yego. Super queen. ese kubitinzeho hose wewe biratangaje. Bakwambwiraga gukora akazi k'ibanga. nta kazi k'ibanga nakubwiye muri iki kiganiro sibyo. I'm a waiter and I'm very proud of my job. dukomeze. Ufite sheri? Ufite sheri? Mwigeze muryamanaho? No. Ariko murabiteganya? Why not? Ikintu bita avance urakizi? Avance. Avance. Wapi? Ntacyo nzi. Reka nyigusobanurire. Ese ariko ko ni byiza avance ni kwa kundi umuhungu aryamana n'umukobwa mbere yuko babana kugira yumve ko ibintu byose bikora neza. Sheri wawe nakwaka avance uzayimuha? I don't believe in. Uramutse ushatse umugore ukamugeza mu rugo ugasanga imyenge irafunze cyangwa se sina n'igikora cyangwa se n'ibindi nk'ibyo, kubera iki wumva ko avance atari ingenzi? Ahubwo se ushatse umugabo umukunda ugasanga mugani ntago bikunda sibyo, kandi umukunda kwera iki se wamureka? Ntago wamureka kuko mwariyemeje kubana karamata. Ko nawe ko ndi kukureba ku maso urumva ibyo bintu uri kuvuga. Are you serious? Are you sure Emmanuel? Are you sure Emmanuel ko washaka umugabo? I'm very sure. Bivuze rero avance ni nziza. I don't believe in. Okay, reka nkuhe point zanjye zivuga ko avance ari nziza, uze kumbwira impamvu wowe wumva ko avance atari nziza. Impamvu avance ari nziza ku muntu ugiye kubana. Kuri njyewe, first of all, bishobora kugufasha kumenya umuntu ugiye kubana ashoboye akazi neza, cyane cyane mu kunoza ingingo z'abagiye gushakana cyangwa z'abashakanye. Ubwo ukamenya ko ari muzima, avibura neza, asona neza. Urabyemera ntabwo ubyemera? Ntabwo mbyemera. Icya kabiri, avance ushobora gutuma utwara umukobwa umuzi, mutwaye isugi cyangwa se mutwaye n'ubundi ahura n'abandi bagabo ariko ndamutwaye, bikazakurinda ko bizagutungura mubanye, sibyo? Bikaba byatuma wenda musenya hakiri kare. Ubwo ndi ku ruhande rwanjye rukigikira ko avance ari sawa. Wowe kuki avance wumva ko atari nziza? Icyambere my point ebyiri kandi nzi disappointing. Gute twagiye? Icyambere iyo ukundana n'umuntu, first of all ikintu cyubaka urukundo ni ukwizerana. Kwizerana. Iyo ukundana n'umuntu rero umubwira buri kimwe cyose, kandi biba bitegetswe ko agomba kukwizera kuko aragukunda nawe uramukunda. So ikintu rero utamubwiye azajya kubona nimubana mugashwana kubera icyo kintu wamuhishe, ntago nzamujudginga. Ariko nta kintu na kimwe kibaho cyatuma nabwiza boyfriend wanjye ukuri ku buzima bwanjye kugira ngo abinkundire cyangwa abinyangire. Uru Rwanda rurimo abasore benshi n'abakobwa benshi. By the way, right now ku buzima bwawe uri isugi? Yego. Uri isugi? Yego. Ko bivuga ufite ubwoba? Ko bivuga ufite ubwoba urambeshye?
ubwoba burihe mani. oya kangono yo uri isugi. It's a personal life. Igisubizo ubwo kirimo yego cyangwa oya? Ntabwo uri isugi muri make. Ni nomo Kuisude sida ko nari yes. Nuko nyine It's a personal life. kubisugi it's a personal life. Yep. Nese kweri icyo wambaza ngo ndisugi. Uriteganya kunsugira se? Uri guteganya uri guteganya kunsujura. Impamvu nayo nkoje ngo uri isugi nuko hari umbwiye ngo wahuye n'abahungu benshi. Ibyo ndavuze muri uru Rwanda hari abahungu benshi. Iyo nese nahuye nabo aba benshi nahuye nabo. Nacyo kubaza abahuye nabo nyine uri isugira. Oya okay. By the way sawa. Ariko nyine ibyo byose uri kuvuga sibyo na kimwe kiranyemeza yuko rwose kudatanga avance. Nuwango n'abantu badukurikiye batubwire gutanga avance cyangwa se guhura reka tubivuge gutya kugira byumve neza. Gukora igikorwa cyo cy'imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mukundana mbere yuko mushakana ni byiza cyangwa ni bibi? Kuri njyewe navuze ko ari byiza. Kuri njyewe ntago ari byo bintu biri priorite. Bibaye nta kibazo bitanabaye nta kibazo kuri njye. Si kubandi nguri isugi sibyo reka ngaruke kuri. Ariko ibyo bintu nabivuze. Ntabwo uri isugi. Nibyo nabyo ntabyo navuze. Nakubwiye sibyo. It's a personal life kandi dukomeze. Uri isugi rero. Ubwo ntabwo uri isugi rero. That's all. Ndabara yagega mwisukuri. Ubwo iwanyu muraroga rero. Bavuga ko umuntu w'isugi wabo baroga. Muraroga? Niko bavuga. Niko biri. Niko bavuga. Baravuga ati isugi yubwi umukobwa turi isugi avuga ati ngiye mu rugo turaroga ku buryo nabuze umugabo. Wabuze umugabo? Iwanyu muraroga. Okay. Iyo mvugo ntayuzi se. Cyane ubwa mbere nyumvise. Ntabwo urumva abakobwa bumazanguritse bavuga ati mu rugo se baba baroga. Ubwa mbere nyumvise iyo mvugo. Cyangwa urayikwebye kugira ngo utaza kugwa mu kamasho. Ubwa mbere nyumvise. By the way, it was just tuganira ariko ibintu tuganira biba bihari sibyo biba bihari. It's a normal life. Ni normal life no buzima busanzwe naho bihuriye nawe cyangwa se naho bihuriye nanjye ahubwo turi kuganira kugira ngo tutange ideas uko ibyo bintu turabizi ko bihari sibyo. Hari abantu baryamana mbere byo gushakana sibyo bakazanashakana bikagenda neza. N'abantu noneho bataryamana umukobwa akakwima akakwereka ko ari n'isugi nk'uko uri kubimbwira wazamugeza mu rugo ugasanga ewana ugasanga igaraje ryanyuzemo imodoka nyinshi cyane. Okay. Ari byo navugaga ngo bita bitera gusenyuka kuruga ako kanya. Mu gihe yaza kugwa avance mbere mugateko ntabwo uri isugi ukamwemera kumutwara ubizi nabizi sibyo. Niyo mpamvu na defininga point yawe ariko akakanya ntabwo urigera defininga point yawe y'ukuntu avance atari nziza kandi nyine kwereka uburyo avance ari nziza. Ngera kubwiye ko bivuze ngo nta kintu ufite ubwira abaturage. Ikintu kimwe mfite cyo kubabwira. Niba ufite umu girlfriend cyangwa boyfriend muteganya kubana ukaba ubirivinga ko avance ari nziza yimwake nawe mukobwa yimuhe ariko niba utabyizera man ikintu cya mbere ni imyizerere tu. Bakobwa mutanga avance namwe bahungu mwaka avance kugira ngo umenye uwo mugiye gushakana niba wamaze kudecidinga. Niba utabyizera kandi wiyimwaka nawe mukobwa wiyimuha. Okay tujye kuri wowe kwa ko nundi none turi kuganira sibyo. Shero wakwatsa avance wayimu cyangwa wayimwe? Mbishaka nabikora ntabishaka nago nabikora. Jewe nkubajije ikibazo nago bisubiza. Byaterwa na mood ndimo uwo munsi. Nyine ndashaka kumenya wayimuha ni wayimuha.
ndakubwiye byaterwa na mood n'abandimo. Hari igihe n'abandi muri mood yo kubikora, hari igihe n'abandi muri mood yo kutabikora. Uri mood yo kubikora wayimuha? Ndi muri mood yo kutabikora, what about? Nyine ngiye mubajije uri muri mood yo kubikora, avance wayimuha? Yego. Wayimuha, ubwo bivuze ngo avance wayitanga. Api. Se bivuze iki? Ndi muri mood kandi iyo mood ntago umuntu avance urayitanze, sibyo se? Mood ntago umuntu ayihoramo. Ubwo ivuyemo ariko nakubwiye wirimo wayimuha kandi wabyemeye. Se niba wivuguruje. Umva se. Urivuguruje. Ntago nivuguruje. Byaterwa first nuko tubanye, sibyo? We mubanye neza, urukundo rurogeye, birashyushye biri kugurumana, bwatasheri rero. Urabona ko dukundana kandi rwose tugiye kubana. Ndashaka rwose ubanza unyingurira ibyumba byawe, menye uwo tugiye kubana uwari. Uri mu bihe byiza, uri mu rukundo ruraryoshye sheri shushuha, ni ubushyuhe, umutima, urukundo, yego. Ibyo nakubazaga. Sinabikora. Kubera iki rero? Nicyo nashakaga. Kuki wamwima? Nakubwiye we mi fact ifatika ku buryo umuntu ari buyumva akavuga ati factor umwimye kubera iyo mpamvu byari ifatika. Yego. Nakubwiye nago nemera ko umuntu mukundana priorite ari ukuryamana. Niba rero atari ibyo uretse gato mukundanye igihe kirekire nabwo atseje ari kubukwe bwegereje, sibyo? Kandi nihanganye, sibyo? Kose ko ubukwe nejo. Okay, niba ubukwe rejo kubera yuko ari kuguteka kutari isugi kandi wamubeshye ko ni isugi. Nje nakubwiye sinjya mbeshya. Ikindi cya kabiri wamara ko wamaze kumbwira ko utari isugi, reka muzabikora ntacyo mwaba. Ibyo bintu ntabyo nakubwiye. Wambwiye reka ngo disappointing ho gato. Icya mbere niba ubwo bukwe rejo ukaba warihanganye imyaka 4 cyangwa 5 kubera icyo umunsi umwe utawihanganira. Gutekereza ko utari isugi kandi niba uri kubitekereza se, niba uri kubitekereza gute nakubwira ukuri ukanga kukumva ubwo ikintu cyica abantu. Ejo nidukora ubukwe ngasanga igaraje ryawe ryaranyuzemo imodoka nyinshi rero uzanyirukane iwanyu. Uzanyirukane. Nibyo rero nakubwiraga ati niho ingo zisenyera. Nje rero ntago njya mbeshye, nje ntago njya mbeshye. Kuki nakwirukana se ejo waretse nkabyirebera nkavuga toke ntari ibi imodoka zaciyemo ariko uruwanjye turakundana nkangutware. Ukarindira ukanyima ugakomeza ukanyicisha ibitemba. Urukumva ko ndi kubikandeba cyane. Nakubwiye ntago njya mbeshya, ntago njya mbeshya. Reka twigarukire kuri tara yawe ya motari. Sibyo ira content yawe ya motari. Message ubugambiriye gutanga ni iyihe? Nabikubwiye mba nshaka kurefreshinga abantu mu mutwe. Ubushaka kuba ryoshya ukaba refreshing. Uhuza gute nabara abakinnyi ba kera cyangwa se ba nyina wa Mbogo, muhuza gute content mukorana muti? Urumva bariya ni abakinnyi ba filme. Ari ukuntu ho gato filme na comedy na filme yenda z'uruhererekane cyangwa se filme muri rusange nyine ibintu byerekeranye na cinema burya abantu baramenyana mu buryo bworoshye. Harya no muri cinema urimo? Yego. Wakinnye muzese filme ziri hanze kugira no mu kureba ze kugenda rebe koko ufite talent. Nakinnye muri filme nakinnye muri filme Gombo Gombo. Ngaho. Gombo ni biki? Iyo filime igambiriye iki? Gombo Gombo. Okay, bayishake bayirebe. Gusa naga ari ibintu bibi nkuko nyine muhise mubyumva cyangwa nkuko urubyiruko nyine rita. Uyu mukobwa yakinnye muri filime ya Gombo Gombo. Reka nzikomeze abantu baze kuzireba. Rocky rero kuki mwakoresheje silenge ya Rocky kandi yarababwiye ko silenge zose za Rocky nta muntu wemerewe kuzikoresha? Kuki mutahimbye ikintu cyanyu mukazana Gombo Gombo? Iyo ni silenge ya Rocky. Icyo gihe Gombo Gombo yari trend cyane nyina muri iyo film. Kandi Gombo zari zigezweho muri
oya ntabwo filime ni hasi hejuru ninde uri hasi ninde uri aya ntabwo ari ibyo bwombo ese kubera iki mani reka mubaze reka mubwire ibyo umuntu ati njye nakinnye muri filime bita bwombo turayizi ni sirenge ya Rocky bwombo tuzi icyo bisobanura bahita nyine bumva ibyabo ariko kubera ko baba batarareba iryo zina risobanuye yego bivuga ngo bumva ibyabo ntabwo uvuze ngo nakinnye muri filime bita umugisha twumva ibitari umugisha natubwiye ati nakinnye muri filime bita bwombo twumve bwombo ko ari umugisha reka dukomeze byibuze baze kuyireba baramenya icyo mesaje itanze kuvuga ndetse banyuremo muri make ibiri muri iyo filime byabakurura kugira ngo bajye kuyireba iyo filime wakennyemo bita bwombo ishingiye ku ki bivuga ku biki kugira n'umuntu uyikurikiranye avuga ati reka njye kuyireba ndebe ko bimeze ishingiye kuri story zisanzwe zibaho ni filime irimo abakinnyi batandukanye ni filime yakunzwe ariko ni filime itanga message ku rubyiruko ku kwirinda message kitanga message mu kwirinda ibiki kwirinda like ubusambanyi n'ibiyobyabwenge inda zitateguwe just like that iyo filime rero itumye nyisacinga ikibazo na nubwo igaragara bwombo ntabwo iri kuri YouTube iriho bwombo shaki ya mungu iriho kanjye ngerageze nyikwereke cha bwombo rwose ntabwo igaragara pe kandi ngiye mise nyigwaho okay kandebe ahubwo uzanuyiguyeho cyangwa uri muri download oya ntabwo ari muri YouTube nisa none atari ibintu muri download zana nkwereke mbonamo ibintu by'indaya okay nyine none se watanga message gute mubanza gukora uburaya mugahita mutanga message good point yawe irumvikanye ntabwo watanga message utabanje kugaragaza ibyo ugiye gutangaho message sibyo ko mbonyemo ngo indaya aramufashe amushyize hasi bwombo iyo filime ndaza kuyireba nitonze muri filime ukuramo akantu bona filime irimo amafaranga gusa ni make ntago sinema nyarwanda iragera ku rwego rushimishije ubona biterwa n'iki rero dufite abakinnyi babi ubona biterwa n'iki kugira ngo sinema nizemo amafaranga oya ahubwo ntago dufite abakinnyi bashoboye banashobotse ahubwo nyine sinzi impamvu sinema nyarwanda itaba promoted on international market sinzi impamvu nyine abatureberera bazabirebeho sinzi impamvu pe zitagera ku rwego rushimishije ruri international ahubwo icyo kibazo gikwiriye kubazwa abantu nyine bo mu nzego zo hejuru kubera iki filime zacu dukina zatuvunnye ibi ntabwo twemeranye uravuga ngo sinema nyarwanda ntabwo iba promoted mufite TV bita Zacu TV sibyo kandi hari amafilime menshi hano ari trend agira amamiliyoni over 1 million views hari ba Kiramani bari gutera imbere cyane ku rwego rwo hejuru hari Papa Sava hari Bamenya hari n'izindi filime hari za City Made ziteye imbere cyane sibyo ahubwo ze ubwo aho twemeranye tuvuga yuko industry ya cinema itari guhabwa promotion mufite TV icaho cinema sibyo ikintu wowe utari kugaragara ku masheni yose ibyo ngibyo uri kubyumva gutyo ariko se fata Zacu TV uyigereranye na televiziyo yo muri Nigeria cyangwa yindi y'Iburayi sibyo ku rwego nk'abahanzi nka music industry abahanzi baratumbagira ukumva yagiye guhostinga se cyangwa afite ibindi bitaramo birenze Iburayi mu Bufaransa ahantu hose numva bakagerayo ukibaza kuki abakinnyi ba filime nta filime yenda nko mu mwaka zirenga 5 ziragera ahantu harenze urumva zirajya nyine Iburayi iyo ngiyo ngo zize zitwinjirize tuvuga ati at least
Ego rero ni muri urwo rwego nakubwiraga ko sinema nyarwanda itarajya ku rwego rwifuzwa, gusa akantu ko karimo, niba ufite tara uvuze akantu nakarimo oya nakubwiye karimo gake. Niba umuntu afite tara rwose kandi akunda sinema namushishikariza. urifuza kugera hehe muri content zawe? Nifuza nyine ko byamemba, urumva, bikajya binyinjiriza nyine amafaranga atubutse, ntawe ndi kuvuga amafaranga nyine yasanzwe. YouTube channel yanjye, TikTok account na Instagram abantu bakamenya, nkazamuka nkatumbagira nkagera ku rwego rushimishije hano mu Rwanda, nkanarurenga nkagera ku rwego ruri international. Akazi k'ubuseriveri ukora wifuza kuzakomeza kugakora? No. Wavuze kuri proud yawe kandi ugakunda cyane, umva wifuza kuzahama uri umuseriveri kwa ko ubikunda uri na proud yabyo? Wapi. Wifuza kubikireba? Nifuza kwikorera my own business. Your own business? Yeah. Ariko muravuze ko kana bashatse kuvuga iki? Business nyine yanjye nigenga. Wifuza kuzakora business ye? Business bwoko ki? Business ikora iki? Igihe narayikora ntago nahita nyikubwira kuko abantu bararoga, by the way nshobora kubivuga ngiye abantu bakazanduka. Nzabivuga ubwo akaba ari umuntu uri kukureba kutse kukimubona ibintu muri negative. Ushobora kuyivuga akabona ari umukobwa mwiza mutoya, umuntu akavuga ati reka ngushyigikire muvane mu buseriveri kwa ko umaze kumenya kutifuza kubikora, sibyo? Mufashe iyo business yawe, noza nuyihisha urumva ari byo byiza kuruta uko wavuga ati nifuza gukora iki kweli. Umupromoter rero byose gushaka kubitsimba ariko kandi n'ubundi ibintu byaye biba ku karubanda. Umupromoter rero mana yanjye wifuza kumpromotinga uri burebe kino kiganiro, muze kuduhuza nge nawe, sibyo? Apana kubibwira isi yose. Happy rwose nago nge nkunda personal life cyane. Rero bacumungani mu Kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata. Shawapi, sibyo? For me ntago ariko bimeze. None se muri make uzaza kuri TV uje gukora iki? None nk'ubu ngubu tuvugana. Ushaka? Nk'ubu ngubu tuvugana waje kuri Sana TV show gukora iki? Naje kwamamaza ibikorwa byanjye. Ngahamamaza. Wahaye umwanya ngahamamaza. Wenda wasanga nakuniganya ijambo. Amamaza ibikorwa byawe. Kandi nabyamamaje ubu nshaka nahaguruka nkitahira. Ubuse wamamaje. Wamamaje. Oya. Gatubyiwe dukomeze wabonye nyamara wowe sinzi nago sinzi ikibazo ufite. Cyangwa n'ibingibi byawe biri muri content creation. Okay, by the way twa turi muri content creator guys, byose twa turi gucreatinga kugira ngo atwereke uburyo nyine ngari umu content creator. Ubwo muraza kutubwira koko nibi bintu yarari kutubwira cyangwa se creation yazanye ari sawa. Reka twigarukire mu buzima busanzwe. Ufite ababyeyi? Yego. Ufite papa na mama? Yego. Mu rugo ni he? Mu rugo ni mu majyepfo i Nyanza. I Nyanza. Wageze i Kigali gute? Waje gute? Wageze i Kigali gute? Na of course naravukiye ndahakurira, mu rugo tuza kwimuka tujya hariya. Then urumva kuhagaruka biba byoroshye cyane. Niki cyakugaruye i Kigali kandi wanyu bari i Nyanza? Okay, nasoje kwiga mbona akazi nkabona ahangaha mba i Kigali. Yego. Icyo cyangaruye. Wize iki? Wize iki? Tourism. Wize tourism, bitubona akazi k'ubuseriveri, ubona guhita uva mu cyaro ugaruka i Kigali. Yego. Ubu buzima bw'i Kigali bumeze gute? Bumeze neza. Umuntu bita Shadibu uramuzi? Yego. Shadibu uramuzi? Uramuzi? Shadibu muzi iki? Shadibu muzi iki? Shadibu muziho ko
ni umugore ufite abana biwe sibyo ya witunze nk'uko tubizi sibyo w'umusitari. ujya kumumenya wamumenye nk'umuntu bwoko ki? namumenye nk'umusitakazi ukunzwe mu Rwanda. ukunzwe kubera iki? ukunzwe kubera iki? ukunzwe kubera ibikorwa byiwe akora. ibikorwa ki wamumenye? Umenya ufite ikibazo cyo kutumva ikibazo umuntu aba kubaza. Shadibu mumenye wamumenye gute? Okay, Shadibu se kumwe ushaka kureba kundeba urambonye kuri mikrofone. Shadibu wamumenye gute? Shadibu mumenye ari umuhanzi. Okay, mukurikirana umuririmbyi. ibintu byinshi kabikora ra. Ibyo yibikire akora. aramamaza sibyo. nkurikirana Instagram page yiwe sibyo, aramamaza of course imyambaro ibintu byinshi nyine bitandukanye. Nicyo muzi? Burya ntago nari mbizi. Shadibu ni umunyamideli? Yego. We wamumenye ari umunyamideli? Shadibu ni umunyamideli? Gusa muratubwira muri comment. Shadibu ni umunyamideli? Sinari mbizi burya. Okay. wowe ufite ukuntu waramenya abantu ukumbi Shadibu uzi. Okay, ndabizi ikintu ushaka kugamiza. Okay, kandi nemeye ibyo umbwiye. Shadibu ni umunyamideli. Ikindi nyine Shadibu nzi muzi nk'umu bivuge gutera bombi buri ikinyarwanda se. Okay, muzi nk'umukobwa cyangwa se nk'umuntu w'igitsina gore wakoraga sumvuga umwuga umeze gute? Abizi se ndi kukubaza nanjye ukambaza. Okay, Shadibu muzi nk'umukobwa ahubwo umuzi gute none? Songi urambaje kandi nkubajije njyewe. Wambwiye ko umuzi nk'umunyamideli. Nakubwiye akora ibintu bitandukanye n'ibyo muzi. Nakubajije Shadibu uramuzi? Shadibu ni muntu cyo muzi icyo wamumenye gute? Nahe nari nyine kubimenya. None amakuru maye rero ubwo niyo uhaye n'abanyarwanda badukurikiye ubwo Shadibu ni umunyamideli. Shadibu wiwanye ariko nta kibazo. Okay, Shadibu se ubona ari urugero rwiza wumva watera intambwe wagera ikirenge mu cya Shadibu? bibaye ariyo mahitamo mfite. Ndakubajije aka kanya amahitamo urayafite? Wapi? Kubera iki wapi rero? Kubera ko iki wapi ibyiwe akora nawe njye mbikora. Ni ibiki akora udakora? Nyine ibyo ngibyo sibyo, reka nkubwire sibyo. Yenda akazi akora sibyo, yenda ko kwamamaza cyangwa se n'ibindi byinshi bisanzwe sibyo, agakora kugira ngo abashe kwibeshaho tunge umuryango wiwe. Nanjye nakubwiye ko mfite akazi kanjye k'ubuweta kandi nkunda kandi kantunze. Niyo mpamvu rero nashobora gukora nk'ibyo Shadibu akora. Cause turatandukanye. Baraza kutubwira ibintu uri kuvuga wa muntu we. Turatandukanye. Baraza kuduha comment kwa yuko batubwiye ukora ubuweta sibyo. Shadibu tubwiye ko yamamariza amakampani. Ariko ntabwo wifuza kumera nka Shadibu. Mubajije impamvu utubwiye ko wikundira ubuweta cyane. Ubwo icyo ni igisubizo? Yego, ni igisubizo kuri njyewe. Nago urashaka kugumira mu buweta? Oya, nakubwiye nshaka kuzabuvamo nkajya kwikorera. Yego rero okay, nshobora no kwikorera anytime miliyoni views nk'iya Shadibu kakubita kwamamaza. Ura Shadibu abikora nkuko wabivuze ntabwo ibyo bintu byifuza. Kubera iki se iyo miliyoni views ntayibona sibyo? Nabara kubona n'amafaranga. Shadibu kuba afite miliyoni views cyangwa se yamamaza nkuko wabivuze ntabwo ari ikibazo, nta nubwo ari igisebo. Uvuze ko atari utatera ikirenge muke kandi ateye imbere. Okay, reka nkubwire
niba se yamamaza ahubwo kubera iki tutakora nanjye mbonye ako gatubutse kuko yihagazeho sibyo mbonye ako gatubutse akajya nyamamariza akajya kwamamariza yego by the way hanyuma rero waje kuri Sana TV show ushaka kutugaragariza talent yawe talent yawe niba wayigaragaje neza biraza kugenda neza niba utayigaragaje neza binakuhusu niko mu Giswahili bavuga sibyo hari ikindi kintu umva dufitiye kuri uyu munsi wenda nabona kunyeganyeho ijambo cyangwa se wari wateganyije kutugezaho ukaba utatugejejeho oya ikintu gihari cyo abafana banje bakomeze bongera urukundo nicyo nabasaba bakomeze bakore follow kugira ngo bajye bakomeza kubona video zanjye oya kandi uri ku brandinga filime bita Bwombo ntago ari yonyine nakinnyemo by the way nuko nari nkiri kuzigusobanurira gusa iyo filime nta nubwo nyine twashakaga gutanga message nta bindi bintu nashaka gutanga message kirere nayigusobanurira message twashakaga gutanga reka nagari gusobanurira abagukurikiye yego twashakaga gutanga message y'uburyo nyine urubyiruko rwakwirinda ubusambanyi inda zitateganyijwe n'ibiyobyabwenge ijambo Bwombo risobanuye iki Bwombo risobanuye numva njye mbifiteho numva kuri njye bisobanuye nyine nk'ibintu by'ubusambanyi ko byumva wango wowe filime yawe ni filime y'ibintu by'ubusambanyi filime yanjye se nayikinnyemo ndi umukinnyi sibyo okay nta kibazo none se ahubwo burira filime ntabwo iri kwamamaza ubusambanyi oya iri kuburinda uze kwireba neza nawe okay turi gushishikariza urubyiruko Bwombo kwirinda ubusambanyi muri rusange ya video ko nabyo nabonye mora uze kwireba neza okay by the way sawa wakoze kuza rero Imana iguha umugisha utaha Sana TV ni urubuga rugari rumurikira impano abaturarwanda cyangwa se abatuye isi bose muri rusange ufite impano nago tukuniga ijambo yuzuka tubeshya baguha bo nago tukugarura sibyo by the way komerezaho bakwita dusage cyangwa dusange desange bakwita desange kuri TikTok uri kuzamuka neza kora content ya motari baze kukureba barebe icyo bagukomeza kugutezaho imbere sibyo ikiganiro nakagaruka reka tubaseze tubabwira uti hasta la vista. Thank you.